ngomba gukatiriza ibici icyo nifuza ni high narambiwe kuba mwisi y'abatameditaho ngeze ndihamagara ndi gushaka amagana ndi mu buribwe bw'imihazi nyibasha kwihangana nigga I'm a lion nago nkangwa n'izi dogi z'amakare I'm always in a project nikupa ubufare fa this bitch nidushwa n'ababikwame niba unkunda koko guma niyo bare. What's up, party people? I go Barney, pays up, it is Tani in his up club as usual. Carnicot Empire, man, like for real. You must defeat and then Muri up club, man. Yeah, it's Kagarara 24. Yeah. Hoshi sigahutivuna niga mpora niruka mpora nshaka impinduka have hoshi sigahutivuna niga mpora niruka mpora nshaka impinduka uri konyibutsa ko ndi Kagarara. Oh wait, I don't care ndashaka amafaranga. If you will love me I love you and if you nigga hate me nigga sasi yava namenye yaja simbi hakanye ndikirara usibye nizo kush nk'igikamba ukonza umuhungu imihanda naje mu kazi nanjye nshaka ndashaka kunywa Hennessy nkatwara Lamborghini sinzi kugiranye nyinshi uri kumwe izo shit. That's what's up. Yeah. Umuhungu Kagarara is in the building today, man. Kagarara ari hano wallahi. Bro, ari track ufite we n'umukobwa bita Trizy 96 n'umuniga bita Long J. Kusemo verse yankomye nshaka yuko uyinamo yinjirira ya ball fam. Ya ndirimbo iravuga ngo ntago irasoka igiye kuza ariko mugomba kuyitega. Iravuga ngo ngomba gukatiriza ibici icyo nifuza ni high narambiwe kuba mwisi y'abatameditaho ngeze ndihamagara ndi gushaka amagana ndi mu buribwe bw'imihazi nyibasha kwihangana nigga I'm a lion nago nkangwa n'izi dogi z'amakare I'm always in a project nikupa ubufare fa this bitch nidushwa n'ababikwame niba unkunda koko guma niyo bare muri bibi bamfane Muri byiza basare mu nyanja ndimo nk'umusare got a city in my hand nagumanye na gang y'ufu n'abaye stuck njyana zari hub my niggas is locked fuck it with a popo nsaba for my dog I ain't got no choice nabishize mu reverse. That's what's up, man. Iriya boro yanagwa yuha yose kandi itari yajya out n'ubundi. So Kagarara kiri gute ku muhanda barimo baravuga ngo ngwiki wallahi. Imihanda urabizi baranyakiriye you know nago nzongera kuraburiza ewana I got the key you know anytime mukubatamo imiriro myinshi cyane for real. Numvise ngo urimo uranakora kuri album online. Album Pilot Trap mwitegereze Pilot Trap birimo flow imwe ishyushye tunabatemo let's go. Flow imwe ishyushye iravuga yo hari wa prefer urukundo wa prefera gang shit reka mbatemo gang shit reka mbatemo like ngoma imwe bita internet avuga ngo ndataho meditation nyinshi ziba zuzuye muri kla irene ndimo ndakora madora and star this nigga be head la motherfuckers we go bang it up 1 2 3 4 turaguruka unzanira trash dakwikiza rest in peace my speaking that turitsa we go bang it up 1 2 3 4 turaguruka unzanira trash dakwikiza rest in peace my speaking that turitsa feel my vibe no titondura sara mu majoro ngo manandikiza njyana you wanna me that we cut it right now some nigga nkije knife for the vest yanjye fuzi swag fuzi asingituma nijoro rotize na danye bishenye vane mihanda sari kavuga ko de no muhanga ba trapa ndasubiza kwiga ntacyo wazumbwira ndisibi yo killer ba apps niba mu nzira gengiza ubufu ndakubita nica amarasa
batarukira 24 gang kumwe na banks body can stop it nobody can change wait nobody can tell me nothing navuye kure cyane ndi kumwe na gang that's what's up man so kagarara ubundi kono tuvumeze nk'umuntu ufite experience nyinshi byatangiye hano muri music man ni ryari waba introduced kuri rap game Kagarara man je maze igihe kitari gitoya muri music like natangiye kwa nisanze like ndimo trapping like 2017 none inangiye kwandika ariko muri studio 2020 none inangiye kurekura 2020 kabisa isigo myinshi cyane hariya boro wakubise bwa mbere urayibuka boro nakubise nta muntu ugipfa kuyibagira yitwaga ngo iki boro bayitaga igitero simusiga ari boro rigeze kubona nta muniga wigeze yakora album bitaga imbere igitero shumara album ni what ndumva ari umuniga wigeze kuri iyo boro yikoreye hese recording bwa mbere yikoreye muri studio yanjye ewan kwivuko boro bita muri Congo Music wallahi Congo Music iba hese bisa ewan iyo boro iba hese iyo studio ni abahungu banje ewan Imana bahereza imigisha numuji wanje bita Kongwe Cowboy harimo baji like Mkizo Zaga Victor twatangiranye ari like abo bita ba After ba Ragvax twagiye dukorana na rage menshi cyane za 2023 za still right now turacyakukinga ibintu birenze for real wanayemi your verse yakubisima wa boro bwa mbere muri chapitre ya rage duherutse gutrapinga umwaka ushize iravuga ngo okay no cast ndashaka ubukungu no cast ndashaka ubukungu mu gicuku nkakubita ihugu iyo borori y'umuji w'abandi uretse ni boro bitara Vax ako trap my own shit nuko for real iravuga ngo kwibagirwa umuzigo wahereyeho wallahi yibagirwa irimo abahungu benshi bafite imizigo myinshi none nataye muri studio birumvise kwa myinshi ariko like iravuga ngo job that shit I was smoking niggas shit for me one time arambwira amanegura renze wallahi was a mistake nagona rinzi ko ari bitch ya might to rus me hand nari mu businzi ndikumwe na mashori muri genyeri minsi ibiri fuckboy genge 10 reka mbikore nasanze nje byagenewe nigaziri jealous komba umwimerere sineze gukwa ica narayihebeye nyita superstar kuje muri melody surashaka mvuga iki urashona delete suzumuhere mu mizini wafatisha giga party ko my wrist niggas talking shit sifite umwanya namuke wo gutakaza G we go slide I said bro utangira no gukora boro bwa mbere urumva wari ufite rap shit ziri melodic tu ziririmbitse tu kuruta hardcore ntago wigeze wiyumvamo hip hop ziri hardcore single flowing zira boro man ahubwo urebye imizigo myinshi ifite ni hip hop ni hip hop kuko hip hop niyo nahereyeho ariko murabizi nshobora no kuririmba amahiti murayazi turirimba that's some real shit ariko nyine akandu byose ni umuziki ubundi niko babimeze ubundi umuziki biterwa na beat nsanze imbere kabisa kuri album ufite Kagarara na album urimo gutegura ubu ngubu ufiteho ni abaye ba guest artist bariho kuri album muri gukora film hariho Long J akabaho 396 akabaho Ice Nova akabaho Big Bangs urumva naba OGs banje kabisa duhora na day by day
muri ino album ni album ije kugaragaza the real 24 kuko abantu benshi bashoboye kuba bazi version ya kera ariko iyi ngi noneho iragaragaza future aho twerekeza ibintu iyi album iriho track zingana kwa muri kubira iri ingoma 12 bra warazikoze kabisa ingoma 12 ni expectation ufite abantu kuntu bazakira ino album ufite expectations zimeze gute mfite abantu benshi bahora babinsaba bashaka kumva ibintu byose ibintu nyine byanjye kubera ko iminsi yashize nari nabatayemo Boro na Bushari na Betray hari abantu benshi bashatse hari abafana bashyashya nakiriye batari bazi like 24 bagomba kumenya Pilot Trap rero ni icyo gisubizo cya bagomba kwakira cyo kugaragaza Kagarara 24 utangira gukunda music utangira gukunda hip hop ninde umuntu agukundishije ino njyana nanjye gukunda hip hop nankundishije ino njyana hari Future navuga Future Migos Kendrick Lamar naba OGs man niyo mpamvu ikorera melodic shit kabisa hano mu Rwanda ni bande bantu nka batatu bakora ibintu kumva ni tiki kabisa abantu bakora ibintu bantiki abanyarwanda bararenze men batatu bonyine nago najya ku ruhande abanyarwanda murabizi barakoye basigaye babikora man gusa njyewe prefera abo ku ruhande rwanjye rwa hip hop navuga like nka Bulldog Double G Double G kabisa niwe muntu nashira hejuru at the top abandi nkavuga Kenya Trap the whole gang yes kabisa the whole gang yose kabisa so Kagarara 2024 ubona like ukuntu bitewe n'ukuntu ikibuga kimeze cya music hano mu Rwanda uribona hehe like muri 5 years Kagarara 24 aribona hehe mu myaka 5 iri imbere kabisa ibyo bintu byo kabisa ni inzozi zanjye kabisa imyaka 5 ubaye igihari Imana ikinije imbaraga nk'ukuri kubinkorera ibintu byose hari nta kintu na kimwe mbuse maji for real ndakeka mu myaka 5 Imana nimpereza imigisha nzaba ndahantu kure cyane hameze neza hameze fresh nicyo kintu natwe tukwifuriza man nicyo kintu tukwifuriza kabisa abantu benshi baba bafite flows zirenze flows zimeze neza ariko abantu batajya babasha kumenya like Kagarara 24 n'umwe mu bagayinzi bafite melodic shit ziryoshye n'ibukunda boro zisa n'iziririmbitse kandi harimo flow na lyrics za danje uyu ni umuniga wo kumva man like for real so tudatinze bro indi flow imwe ikuri mu mutwe zite twigendera indi flow imwe ikuri mu mutwe flow imwe indi mu mutwe okay let me akakano tukabatemo baravuga ngo imbaraga mu mutima mana mfasha njye imbere icyo nshaka ndagifata reka nakinshi intege nta drama mu buzima njye ndiha nk'ikirere iyo ngeze kuri stage bose baravuga ngo imbaraga mu mutima mana mfasha njye imbere iyo ndagifata reka nakinshi intege nta drama mu buzima njye ndiha nk'ikirere iyo ngeze kuri stage bose baravuga ngo ndi kuri wave ndi kuri trench kugisiga ndi kumwe na gang cyerekezo ni kimwe haso ni zimwe bijya twazigiye oya nacyo uzabura ufite ubuzima imihanda cakaza uzitwe survive bakwifuriza byose bizaba umugisha shira mind kuri mission bacange nk'ikarite mitsi mibi nayinyuzemo bazabishushanya baguta mu bihombo
cash kuri teba amafaranga niyo driver life ni nka marathon ariko ndi kuri jet nta kibazo kimwe byose biri kuri se that's so that's some real shit out there rituboro wakuriye cup muri industry ukavuga uti cyakoze umusaza aranye cup urakuriye cup gato umwe ya cup ku buryo yanze kuva mu mutwe hari umuntu wandiye cup man jaze ose nimuvuga ariko reka muvuge cyangwa se niyo muvuga ukatubwira cup yagutaye ni je ndibuka one day nari ya n'umunyamakuru tu I was going to record some shit interview you know Jesse muri interview nari mfite kuzana na genge yose igira ikibazo urumva bya bibazo bya zamani niki tukiri broke je nahoraga ndi up all the time ndahageze amasaha nsanga yarenze ndamubwira ati maji njyewe ndi umuhanzi ku giti cyanjye ndi umuhanzi ku giti cyanjye I have to come by my own nta kibazo nanjye nagenda hariya nkidefanda nkavuga like ibintu mfite abantu bakamenya icyo gihe byari like 2022 byari kuri radio 1 n'umuji bita Paxson abizi umuji wanjye nta bintu by'imishinyiko nicyo mwumvikanye nicyo ngicyo shabro yarambwiye ati peti yangu nta kintu twavugana out ikigendo wahageze man ntabwo njyanye ikintu nahagiye ewana n'iki kabisa naje Paxson yaguseye muri uyu munsi bitewe n'ukuntu paka yari ameze kiriya gihe n'ukuntu ameze uyu munsi na Kagarara ukuntu yari ameze kiriya gihe n'ukuntu ameze uyu munsi ninde ushyushye ntabwo mbizi kabisa ntabwo mbizi ntabwo sinakwishyira ku munzani nawe kuko sinzi ukuntu abayeho hoya twe tuba tuvuga ibintu turi kubona bigaragara ibikorwa tu muri music ibikorwa he's a legend ibikorwa yagezeho ni binini cyane nje ndacyafite kubaka kabisa ndimo ndubaka ndi kwishakisha I'm just young nigga trying to find the way out ariko rero bitavuze ko nubwo biragaragara aho Paxson aho ari uyu munsi biragaragara na wowe rero twebwe icyo twifuza kuri wowe ni ugukura ukagera aho yageze ukanaharenga kuko you have to dream big, like some real big shit kabisa. Yeah, for real. So, Kagarara wambwiye yuko hari flow boro ufitanye na Isnova kuri album yawe. Isnova no mu bapeti bashyushye, mu youngins bashyushye kabisa bari gukora ibintu bimeze neza. Wamufatishije gute cyasanzwe ari homeboy wawe? Isnova ni umuntu ameze nkawe, ni umuntu uri hariya usapotinga like talent yanjye, ni mukuru wanjye anansapotinga, ni nkawe nyine bose basapotinga every time kabisa, every time ashaka kunyenera nkaba nawe muhereza support yanjye tuzi nk'abavandimwe nyuma y'umuziki even ni na big bro aranandabura ati bro you have to do this afite more experience gutya n'iki hari igihe twicara akandabura akambwira akankosora bako nyine ni afite experience nyinshi muri ibi bintu nyinshi cyane kabisa nyinshi iri crazy kabisa. Kagarara 24 umubano dufitanye ntago ari ibintu byadanje gukorana ingoma kabisa. Hari concert nimwe wari wakubitamo wari wajyamo ngo ukubite flowing nyine bagoye mic flowing agasho akariko kose aragasho na kamwe wari wajyamo ukubita so nzijyamo mpora nzijyamo
abantu bakwiriye kumfollowinga ku Instagram, bakwiriye kumfollowinga hano hose video kabisa izo boro, bakwiriye kujoining ibitaramo byanjye even hari nicyo turi gutegura buri weekend ubundi abari itegeko bagomba kubatama no kubatama. So 24 hari iriya feelings ujugira yuri guflowinga ukabona abantu niyo baba 10 niyo baba 20 ukabona nyine iyo uri kubatamo flow nabo bari kujyana na flow igihe uri mu gashow n'iki wumva noneho uba wumva umeze gute muri uriya mwanya? Bro umva sinzi ariko nyine ni ibintu biba biri mu maraso tu, ni talent abari fan, abari ibyishimo kabisa. Noneho nimba uba wumva umeze gutyo ari abantu vena ari abantu bangahe ibaze noneho mu gihe uzaba uri gukubita urumva hari ibihumbi 20 hariya hariya ibihumbi 20 by'abantu birashoboka mane, nta muntu n'umwe wigeze avuka ngahite ba Travis Scott ntago bari bazi ko nabo bira bintu bazabikora, right? Ninde muntu ujye kwinspiring urugendo rwari struggles nyinshi urumva ariko akaba yarabigezeho? Nje bundi mu idol wanje prefera Eminem n'umuntu nyine wavuye hasi cyane urumva mu bihe bikaze bya hatari urumva ari n'umupapa n'iki ari kwihiringa like ashaka fame, ariko noneho bira ni ikintu kigaragaza yuko iyo ukoze ikintu ukagikora n'umutima wawe wose even ukazanakivamo kabisa, abantu bavuga ati muji time music ya fresh anytime abari no kwisi abari kudukorera ibintu bya kabisa. That's some real shit man. So kumu youngins wese uri hariya especially ku bantu bakora injyana hip hop kubera ko ni nanjyana abantu benshi batumva hano batanashyigikira cyane. Actually ngiye naje gusana impamvu abantu batumva hip hop, abantu nabanebwe man, abantu batumva hip hop nabanebwe byatari kubera ko hip hop ni nko kwiga na amasomo tu, bisaba nyine bisaba kumva kabiri ikintu umuntu yavuze tu, ibyo bintu rero ntago ari abantu bose babishobora. So niyo mpamvu zikwiye turi hano to stay here to stay man. So Kagara 24 wadutamo kuri iyo verse muri iyo ngoma ufitanye na Ice Nova tugahita twikorera ibirangira ice waretse twaba tuyikipinga tubika urama na Trizi rero ko urama imwe muri iriya siri kuri album yawe? iriya ntabwo iri kuri album, kuri album iravuga ngo irebe mu ndererwamo baby irebe ukuntu uteye ubwoba, fashion kill ufite vice uteye ubwoba, it's okay it's alright buri gihe duhuje amaso ngira isoni nkabura amagambo byo kugutereta biri dangerous baby you so dangerous, you so dangerous baby you so dangerous, you so dangerous kuki uri selfish kandi buri munsi mpora nesting ahawe ugira isoni. That's what's up. Nahita nibaza nka verse ya Trizi 96 muri iyo boro ngahita wumva ko hagomba kuzaba harimo ubugome bwinshi cyane ku buntu bita Trizi 96 kabisa. So iyi album irajya out ryari? irajya hanze bidatinze cyane like muri ku kwa 9 urarangira album iri hanze kabisa, akwiriye kuyitega bidatinze cyane kabisa. Nibyo kabisa, that's some real shit kabisa. So Kagarara 2024 Zap Club movement ya Zap Club wayimenyete? Bro I'm fan bro, genda umufana wa dance for real, that's a blessing man. Abantu bashyigikira hip hop nkunda gukurikirana amakuru y'abantu baba hip hop kuko bafite ubuzima bwihariye n'amastori yabo aryoshye buri gihe mora kuri Zap TV iracano nakoze subscribe itarakora subscribe sinzi ibintu
urimo maji bagiye kubiza abagwetwe man nese ni handi wajya kubonuka abandi bari muri banzovu hano ni hip hop tuba turi gukora ibintu biri big abari amateka abari amateka abari ibintu tuzasiga kabisa that's some real shit kabisa that's some real shit kabisa so Kagarara 2024 hari generation yabayeho ya hip hop hano mu Rwanda yari irimo abatough gang irimo ibisumizi ba Riderman za iriya generation muri generation umvaga music generation akundaga music cyane iriya ni ndemo nagukomaga muri iriya generation ibyo twita Riderman na Bulldog still Riderman na Bulldog bari up cyane nje umunsi playlist yanjye bagiriho ngoma za hip hop ZIKAZE that's a real shit za cinema za ngoma za Riderman za horo iriya yari trap byatari abasaza bari banarenze man so Kagarara rero dusoza like ino show agira ngo ubwire abantu like ahantu bagusanga kuri boro zawe amazina ukoresha kuri social media platforms zawe platforms zanjye zose ni Kagarara 24 bifatanye Kagarara 24 bifatanye ubwo aho wagera hose TikTok ukajya Instagram ukajya Facebook, Twitter, X, Twitter, So, ufite na Spotify, right? Na Spotify. No kuvuga ngo yo uploading the ball ni digital platforms zose biriho. That's some real shit, man. Ubwirahera kuri Spotify. Kabisa. Mugomba tugomba gukora ibintu biri legit, man. Banagutemo kabisa. Our monthly listeners mugwemo turebe kabisa ukuntu bimeze. So ni Kagarara 24 yarari muri za club man uyu munsi kandi code IMPANO make sure to tune in dashi rikaita dutamo flow yanyuma ubundi Twitter twikomereza me miskiri buri munsi ndakosa sinzi kibi nkoresha gusa sinzi uko ujya ubifata sindi marayika you know I'm not perfect I'm sorry I think I got a demon inside me I don't know how to hide it I feel like I'm fucked up mana yanjye inshuro mfashe ikibi n'ikinganze ndifuza amahoro mu mutima wanjye sinshaka iby'isi cya gihango sinzatatira amasengesho that's what's up man Kagarara 24 pilot trap mugomba kuyikurikirana abakoboyi bawe like tell them some real shit man ikintu kimwe aka message wagenera abantu bakunda music yawe niki abantu bakunda music yanjye ikintu cyambere nabasaba bakomeze bansupporting supporting hip hop nyarwanda ibintu dukora bashowing love you know ikindi ewana nabasabira ni imigisha myinshi cyane you know for real that was Kagarara 24 mushaka ushobora kumunyuraho kuri Instagram FBX ahantu hose akoresha ni Kagarara 24 n'ubundi ari hafi kubatamo man boros elite album lyric mwumvisha aba guest artist bariho 396 Arise Nova Long J abakabo bihiringa kabisa muze mwumve byari byo mela for bro thank you man wakoze kuza muri za club most mela for bro OG Kacha bro fan